none biri gutinda ko ntabwo ufite shaka mubwire Sylvie ntabwo mfite ndahangayitse nibyo ntabwo ndinze ko biri bugende neza nuko isaha itaragera gusa cyangwa umunota ngo ugere ni ibintu bituraza kwishima ndibaza ariko nanjye numva ntabwo karibu ntabwo natinzeho fiso makuru ambutiyaje mu muhanda zabaye nyinshi birumvikana ndavuga uko biri kose nshobora kuba natinze ariko nakundi oya nta kibazo ntabwo uratinda kuko natwe turategereje ntabwo ari akanguka ubu ntarakanguka ndakumbuka uje kubagaho mvuga ibyibuze ushobora gusanga yicaye muri salo turategereje wahamagaye bakamara tukubabaza urabona watatinze cyane tuze yihangane tuza biraza kugenda neza kamana none ushobora byose ntiturengere pe isengesho yabaye menshi ni ukwindi yumve mbese byibuze barimo kumwegera hano gato oya nta kirahinduka urumva iyo isaha itaragera ku rukanguka nta kindi kimenyetso wabona ni ibisanzwe gusa bari nko mu byura bishoboke nko mu byura bishoboke uravuga ibyawe uvugira ibyawe ushobora kubona ese kubihebye yenda bafite ubwoba oya wigira ubwoba nta kibi kiri Imana yakoze Imana iradukorera ibyiza mfite icyizere n'ukuri gusa ntibyoroshye imitima irahagaze birumvikana God! Yes! Mama! Iragiza arakaba. Iragiza arakaba. Imana ishimwe mama tujye kumureba nyine tugende oya ntabwo mwese mwakinjira muri iki cyumba mumureke n'ubundi akeneye gutuza yes akeneye gutuza nta kibazo amen Imana ishimwe we umutima numva ugiye mana yanjye finally amashimwe we cyose urabona ameze neza ni muzima Imana ishimwe cyane gusa yabyutse afite ikintu ku mutima shamane none meka amasengesho akora mujye mwumva ubu none ngenda kwemera ngo arashaka amazi Ntarebizi n'ushize yabyutse abaza amazi n'agaje kuyasiga. ikintu cyose nicyo nkweramo ese cyose araza kuba yaha amazi iribagiza aya mazi ko Fisito yayasizemo uburozi akaza akayicarana hano muri salo kubera ko yari yamaze kuba yaganira na mama Cyusa amubwira ko iribagiza araza kuba yakanguka uyu munsi arangije ayashyiramo uburozi ese cyose araza kuba yayaha iribagiza byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero nimba ubashije kuba wagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonyemo iyi filime nzayo musa nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikiye ese musaza wa iribagiza we agiye kuba yakora iki kwa rugemwa kubera ko twabonye ko yagiyeyo bakabasha kuba bamusuzugura akahasanga umuzamu hanze akamubuza kwinjira we araza kuba yakorera iki Rugema kubera ko twabonye ko yabwiye Fabiola ati ibintu barimo gukora agasuzuguro bafite araza kuba yakabakuramo araza kuba yabakora iki byose turaza kuba twabirebera hamwe ibintu byabashije kuba byaranga iyi filime rero nimba ubashije kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo
byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko twamaze kubonamo ibintu noneho bigiye kuba bitangiye kuba byatungura abantu, yuko abantu benshi batangiye kuba bagira ubwoba ati Iribagiza agiye kuba yanywa buno burozi Fiston agiye kuba yabaha, kubera ko aya mazi yayakuye kwa Rugema, ni ya mazi Rugema yamuhaye, niko kazi yamuhaye ngo bazamuha miliyoni 2 kugira ngo azabashe kuba yayaha Iribagiza nabyuka. None urabona noneho ko ayahaye Cyusa ngo agiye kuba yayaha Iribagiza. Ese mubona ibi bintu bikwiye? Rero nimba tubashe kuba tugeranye kuri uno munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ndaje ngusobanurire buri kimwe cyaranze iyi filimi Inzira y'Umusaraba episode iraza kuba yakurikira. Kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yakugezaho amakuru muri filimi Inzira y'Umusaraba, niyo ibasha kuba yakugezaho buri kimwe kiraza kuba cyakurikira, yuko ikimenyimenye niyo ifite n'abasubscribers benshi. Rero ibintu mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo hano hasi muri comment bibasha kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, abo dusanzwe tubana bo barabimenyereye. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe byo ushaka ko biraza kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza nyine biri kugenda biranga iyi filimi. Iyi filimi igiye kujya yaryoha ku bakunzi bayikunda. Ese mubona iraza kuba yagenda ute? Byose jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, ubundi nze ngusobanurira buri kimwe kiraza kuba cyaza muri episode iraza kuba yakurikira, kubera ko ni ibintu byinshi byagumye bigaragara hano muri ino filimi biri kugenda bitungura abantu babasha kuba bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi twamaze kubona ko ibi bintu Fiston kugira ngo abikore, kugira ngo azane aya mazi, ni ibintu yateguye umwanya munini, kubera ko yabyutse akora akazi kose, arashaka umwanya kugira ngo aze kuganira na mama Cyusa amubaze amakuru yose kuri Iribagiza, kugira ngo abashe kuba yategura aya mazi ayashyiremo uburozi, aze ayicarane hano muri salo ategerezanye n'abandi, kubera ko twabonye ko Rugema ndetse na Fabiola bamwemereye miliyoni 2 kugira ngo azabashe kuba yaroga Iribagiza nabasha kuba yakanguka, yuko bamubwiye ko ari umuti azaha Iribagiza ndetse na musaza we. Ese ibi bintu mubona biraza kuba byacamo? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye biranga iyi filimi, kandi twamaze kubona ko Rurangirwa noneho ibye nawe yabashe kuba yagera hano kwa Rugema bakamuca amazi, bakamuca intege. Wese biraza kuba byagenda gute? Kandi ni byinshi turaza kuba twarebera hano, kubera ko twabashe kuba twarebamo ibintu byabashe kuba byatangaza abantu. Ese Fabiola we ugumye atoteza uriya mwana isimbi, kandi twaramaze kuba twabona ko yahindutse undi muntu, atagishaka kuba yagira ikosa na rimwe yakora, ariko Fabiola ashaka kuba yakongera akamwinjiza muri ibi bintu bya Rugema. Ariko twabonye ibintu noneho uriya mukobwa uvukana na Rugema, Safina, yaje mushiki wa Rugema, ashaka kuba yaburanira uyu mukobwa isimbi kugira ngo Fabiola atamuhohotera, kubera ko Fabiola yaragiye kuba yamuhohotera, kubera ko yaramubwiye ati yemere asabe imbabazi. Ese ibintu byo biraza kuba byagarukira? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe hano kuri ino channel. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Kandi ni ibintu byinshi byabashije kuba byatungura abantu hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Noneho reka dutangire kimwe ku kindi. Ese murabona mwebwe biraza kuba byagenda gute? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo tubashe kubana ibintu bimeze neza. Twamaze kuba twabona ko uriya muhungu ubashe kuba yazana ariya mazi kugira ngo ayahe Iribagiza, ni ibintu byamugoye cyane, ni ibintu yabashije kuba yapanga umwanya munini kugira ngo abone uko aza kuganira na mama Cyusa, amubaza amakuru neza, amubwira neza uko Iribagiza igihe araza kuba yakangukira, aza kuba yategerezanya hamwe nabo. None arakangutse, kubera ko Rugema yari yamubwiye ngo Iribagiza azakanguka afite icyaka cyinshi. Arakangutse, basanga uriya muhungu yicaranye amazi hano muri salo se. Ese koko Cyusa araza kuba yamuha aya mazi? Turaza kuba twabireba byose, ariko amashengesho mama Cyusa yasenze kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakira, kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakanguka yibuke byose. Amashengesho mama Cyusa yasenze
yasenze Iribagiza aramutse anyweye aya mazi arimo uburozi, kubera ko twamaze kubona ko noneho ririya cupa uriya muhungu yazanye ntabwo ririya cupa ryari risanzwe mwa runo rugo, ahubwo ikimenyetso kiraza kuba cyakerekana ko Iribagiza ataraza kunywa aya mazi, ndaza kuba nakikubwira. Ariko ririya cupa uriya muhungu yarazanye ririmo amazi ntabwo rimenyerewe hano mwa runo rugo. Uri kumva ko ari ibintu byo kuba byakibazwaho cyane, kubera ko twamaze kubona ko ririya cupa yarihawe na Rugema igihe yari arimo bamuha akazi ko kuba bamuha miliyoni 2 kugira ngo bazabashe kuba baroga Iribagiza. Rero baribagiwe bamuha icupa ririmo amazi. Rero uriya muhungu rero bari bamuhaye akazi ko kuba yaza akazayaha Iribagiza ndetse na musaza we akaza ko yasomaho. Rero uri kumva ko Fisto ibintu yabashe ko yakora atari ibintu byiza cyane. Nimba nawe ubashe ko wabona ko Fisto atangiye ko yahemukira uno muryango kandi ari we umwitayeho, ari we mama Cyusa ndetse n'aba Sylvie bose bari babashe kuba bakita kuri uno muhungu. Uyu muhungu nta kintu yarabuze hano kwa Cyusa, ariko yarabashije kuba yabahemukira kubera amafaranga Fabiola ndetse na Rugema bamuhaye. Se uyu muhungu we biraza kuba byamugendekera gute? Kandi ni ibintu byinshi twabashije kuba twabona hano muri no film Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko uyu musore Rurangirwa yageze hano kwa Rugema. Noneho ibintu byari bimubayeho ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko yasanze Rugema yarasizeho ingamba ze, nta muntu wemerewe kuba yakinjira hano mwa kino gipangu atahaba. Kandi twebwe twabonye ko yahaye uyu muhungu gasopo yo kuba yagira umuntu winjira hano muri kino gipangu, cyane cyane Iribagiza na musaza we. None uyu musore yaraje kuba yareba Rugema, Rurangirwa yaraje kuba yareba Rugema, ariko ibintu byamubayeho ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko yasanze umuzamu Rugema yasizeho akamusuzugura cyane, yanga ko yinjira Fabiola abasha kuba yakisohokera hariya mu nzu aza kuba yareba musaza wa Rurangirwa. Rero ni ibintu byiza cyane byabashe kuba byabera hano, kubera ko uyu muhungu yavuze ati umugomba kuba mwakwishyura kano gasuzuguro musuzugura abantu babashe kuba bazamo hano. Fabiola rero byamuteye ubwoba cyane, byamuhamuye, kubera ko uyu Rurangirwa nta kindi kintu yigeze arenzaho, kubera ko yavuze ati mugomba kuba mwakishyura agasuzuguro musuzugura abantu hano mwa runo rugo. Ako gasuzuguro ngo araza kuba yakabakuramo. Ese uyu muhungu araza kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yakumvisha Rugema ndetse na Fabiola bakabakuramo aka gasuzuguro? Rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe, nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe. Nurangiza ukande iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uri kuribona, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi twamaze kubona ko noneho mama Iribagiza akiriho aracyahumeka, ariko ntago barabasha kuba bahura, kandi Iribagiza abashe kuba yakanguka. Ese ibintu biraza kuba byaherera hehe? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Kandi twamaze kuba twabonamo ibindi bintu hano muri no filimi byabashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Twabonye ko uriya mukobwa Isimbi ndetse yararimo atotezwa, yararimo abwirwa na Fabiola amagambo atari meza, kubera ko Fabiola yararimo amucyurira amubwira ko ibintu barimo barakora, kubera ko Fabiola ndetse na Rugema barimo barakora ubugome. Rero Isimbi yarashatse kuba yamukosora amubwira ko ibintu barimo barakora atari ibintu byiza cyane, bagomba kuba bakihana bakabihindura bagakora ibintu bizima, bakajya kuba basaba imbabazi uriya mukobwa Iribagiza, kubera ko yamaze kuba yakibuka nubwo batanze umuti kugira ngo Iribagiza azongere yibagirwe. Ariko Isimbi yararimo amubwira ati umugomba kuba mwajya gusaba imbabazi, kubera ko hano ni mu mitungo yaba Iribagiza, ntago mugomba kuba mwabaheza hano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko Isimbi yabashije kuba yahinduka umuntu mwiza, yabashije kuba yakitandukanya na Rugema ndetse n'uyu mugore n'uyu mukobwa Fabiola ndetse na Nyirantambara, kubera ko twabonyemo arimo abagira inama. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda biranga iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abantu, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byiza cyane bitangiye kuba byaryoha hano kuri episode tugezeho. Kandi ntago ari ibyo gusa, turaza kuba twabonamo yuko hari ibindi bintu byinshi biraza kuba byashimisha abantu, biraza kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira. Rero nimba tubashije kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze
bimeze neza. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bishimisha abantu muri ino filimi kubera ko twamaze kubona mama Cyusa yari amaze iminsi mu mashengesho asengera uyu mukobwa Iribagiza kugira ngo azabashe kuba yakanguka yibutse buri kintu cyose. None murabona ko uyu mwana Fisto ibintu agiye ko yakora kubera ko ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Fisto ibintu agiye ko yakora Rugema na Fabiola ibintu bamusizemo babashije kuba bamuhatiriza, babasha kuba bamukoresha. Rero uyu mwana kubera iwabo ari mu bakene, Fabiola nyina mama we wa Fisto yararwaye, bashyiraho Fabiola amuguriza amafaranga kugira ngo abashe kuba yavuza mama we. Ariko none we urabona ko ibintu Rugema ndetse na Fabiola bagiye kuba bamukorera ko atari byiza, kubera ko ayo mafaranga yaraye abarimo babashe kuba bamukoresha ikintu bashaka, babashije kuba bamuha uburozi ngo abashe kuba yashira Iribagiza ngo nakanguka azabumuhe. Rero uri kumva ko Fisto ari ibintu bibi cyane yakoze, ariko ntago nawe yariwe nubwo bari bamuhaye amafaranga, nuko yabuze amafaranga yo kuba yakishyura Fabiola kugira ngo abashe kuba yahakana bino bintu. Yaba atarimo ideni Fabiola yari kubihakana, ariko tubonye ko Fisto amaze kuba yahereza ririya cupa Cyusa, ariko hari ikosa rimwe bakoze kugira ngo uriya muti, kugira ngo buriya burozi bahaye Fisto bubashe kuba butaraza kuba bwakora, kubera ko bakoze ikosa ryo kuba bamuha n'icupa azabasha kuba yazanamo buriya burozi nk'uko Rugema abyita umuti. Ni uburozi rero bwo gutuma Iribagiza atakibuka n'ikintu na kimwe, noneho yahita yibagirwa byose. Kandi Fisto bamuhaye amategeko yo kuba yaha Iribagiza ndetse na musaza we. Rero urumva ko ari ibintu bibi cyane. Ngiye kuba nagusobanurira ingaruka biraza kuba byagira kuri Fisto, kubera ko ari amazi yarazanye ntago ririya cupa ryari rizwi hano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko aho hantu harimo ikintu, abantu batangiye kuba bakeka ko Iribagiza araza kunywa ari amazi. Mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, ndaza mbahumuriza mbabwira ibintu byabashe kuba byaranga iyi filimi. Nimba wowe uko wari uri kuyitekereza, nimba wandike muri comment nimba uko wari uri kuyitekereza, ariko ndaza kuba nabikubwira. Rero nimba tubashe kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ugiye kuba wasobanukirwa cyangwa ukaba wasobanukiwe bimwe byabashe kuba byaranga filimi INZIRA y'umusaraba, wo hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, ubundi nkusobanure ibintu bigiye kuba byakurikira. Rero ririya cupa ni icupa rinini cyane ritari rimenyerewe hano kwa Rugema. Mwumvishe ko abantu mwarebye filimi yarangiye, muri episode yarangiye, mwumvishe ko uriya mukobwa Sylvie yavuze ati iri cupa koko, iryo cupa niryo murajya kuba mwahesha Iribagiza amazi. Rero ngiye kuba nababwira ibintu byakurikiyeho, kubera ko iri cupa muri episode iraza kuba yaza. Iri cupa uriya mukobwa Sylvie yarifashe ararimwaka, ajya kumusukira amazi mu kirahure, ajya kuba yayaha Iribagiza. Rero abantu bemera ko Imana ica inzira, abantu bemera ko Satani agucukurira umwobo, Imana ikagucira inzira hejuru yawe, mujye muri comment mwandike amena, kubera ko tumaze kubona ko ririya cupa nubwo bari bariteguye mu burozi bwo kuba baha Iribagiza, ariko ntago babashe kuba babumuha. Tubonye ko Sylvie agiye kuba yarifata akarishyira ku ruhande, ahubwo akamusukira amazi mu kirahure akaza kuba yayamuha. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba umaze kuba wasobanukirwa ibyabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo bye. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Uri kumva ko ibintu Sylvie yabashije kuba yakora ari ibintu byiza cyane, kubera ko uyu muhungu yarashatse kuba yahemukira Iribagiza, yarashatse kuba yakorera amafaranga agahemukira ubuzima bw'abantu babiri, kubera ko bari bamubwiye ko amazi Iribagiza azasigaza azayaha na musaza we. Rero uri kumva ko byari ibintu bibi Fisto yarakoze, ariko imigambi we na Nyiranambara ibashe kuba yapfuba. Imana ibashe kuba yakora ibitangaza, ibasha kuba yapfubya iyi migambi ya Fisto ndetse na Rugema na Fabiola, kubera ko bari bapanze imipango yo kuba baroga Iribagiza, noneho akibagirwa buri kimwe. Rero iyi filimi tugenda tuyifatiramo amasomo akomeye cyane, kubera ko tubonyemo ibintu byiza cyane, kuba Iribagiza abashe kuba yatoroka uru rupfu yaragiye kuba yabona, kubera ko yaragiye kuba yakibagirwa buri kimwe. Fisto nawe ibyo bigiye kuba byagaragara, agiye kuba yaseba. Rero abantu muri kunenga Fisto ibintu yarakoze nubwo bitabashije kuba byacamo, mujye aho hasi muri comment mwandikemo ko Fisto nta kigenda cye, kubera ko twari tumaze kubona umuntu kwa Cyusa bizeraga, umuntu bahaga buri kimwe, bari baramufashe nk'umwana, bamuhaga akanya kariko kose akisanzura, ariko niwe wari ugiye kuba yabahemukira, yaragiye kuba yaroga Iribagiza ndetse na musaza we. Rero urumva ko ari ibintu bibi uyu musore Noza Fisto yarakoze. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo by'uburyo uri kubonamo iyi filimi,
nurangiza nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kandi nimba uri kubona iryo jambo ricyanditseho subscribe urikandeho kubera ko umaze kuba wasobanukirwa abantu mwari mufite ubwoba ko Iribagiza yaba agiye kunywa ariya mazi, kubera ko ririya cupa ntabwo ari ryo Iribagiza yari kunywesha amazi. Rero ni ibintu byiza cyane uyu mukobwa Sylvie kuba yagize amakenga akabona ririya cupa ari rinini agahita avuga ati tugomba kuba twamusukira amazi mu gikombe kubera ko atabasha kuba yanywesha ruriya runtu kwa Rugema bari bamuhaye bakamushyiramo uburozi. Ririya cupa niyo bwa mbere ryari ryinjiye hano mwa runo rugo ntago barizi. Rero Fiston bamaze kuba babona ko ibyo yari agiye kuba yakora imigambi ye yapfubye kubera ko yabonye ko Iribagiza bari bamaze kuba bamubwira amasaha araza kuba yakangukira yicarana ririya cupa, abasha kuba yaryicarana muri saro kugira ngo ategereze igihe Iribagiza araza kuba yakangukira, ariko bibashe kuba byamufubana ntabwo imigambi ye ibashe kuba yageraho. Uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola akabo kagiye kuba kashoboka, bari bazi ko bagiye kuba bakiribagiza Iribagiza noneho burundu ibintu byose akabyibagirwa, ariko ntabwo bibashe kuba byacamo kubera ko bari bapanze imipango mibi. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe, ukaba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura amateka igahindura buri kintu cyose, jya hasi muri comment wandikemo amena, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kubera ko ibintu twari tubonye ibintu Fiston yaradukoreye byari bidutunguye, kandi iyi filimi ibasha kuba yatambukamo amasomo menshi abasha kuba yafasha abantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, abantu bareba bakuramo amasomo yuko tumaze kubonamo amasomo noneho twakabaye dufata, kubera ko uriya musore twari twarizeye Fiston twari tuzi ko ari umuntu mwiza utabasha kuba yakora ibingibi, utabasha kuba yashukwa, yari yabashe kuba yashukikwa kubera amafaranga. Rero amafaranga uri kumva ko ari ikintu kibi cyane umuntu yabasha kuba yashukisha umukene kubera ko nta mafaranga aba afite. Rero Fiston bari babashe kuba bamuta muri aka gatego ko kuba yaza kuba yakishyiraho amaraso yo kuba yakica Iribagiza, akamuha buriya burozi bari bamuhaye kugira ngo Iribagiza atazigera yibuka. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola ibyabo bitagiye kuba byamera neza kubera ko twamaze kubona ko bamaze kuba babatahura. Uri kumva ko Iribagiza namara kuba yakibuka buri kintu cyose, uri kumva ko Fabiola ndetse na Rugema ibyabo bigiye kuba byajya hanze, nyiranambara wese biraza kuba byagenda gute. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wizera ko Imana ikora byo ibitangaza igakora buri kintu cyose, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo wabonyemo iyi filimi, kubera ko ni ibintu byiza tumaze kubona ko biraza kuba byaranga episode iraza kuba yakurikira, kuba Iribagiza none we agiye kuba basha kuba yakibuka, akaba abashe kuba yacika buriya burozi Rugema ndetse na Fabiola bari bamugeneye kugira ngo abashe kuba yabunywa, bakabuha uyu mukozi wo kwacyusa kugira ngo abashe kuba yabumugezaho. Yarabubonye ariko babonye icupa ridasanzwe yaramwa rya rugo, uriya mukobwa Sylvie agira amakenga ahita agenda amusukira amazi mu kirahure arayamuzanira. Rero uri kumva ko iyi filimi rero twari tugiye kuba twayifatiramo amasomo akomeye cyane. Aya ni amasomo atandukanye agenda atambuka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kuba Rugema ndetse na Fabiola imipango yabo igiye kuba yapfuba. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane. Rero nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibintu bimeze neza. Nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima cyane. Twamaze kuba twababona nta kintu kizima bakifuriza umuntu n'izi miliyoni 2 barimo baramuha, bashobora kuba hari imitego bashaka nawe kuba bamutega kubera ko arangije kuba yakora akazi bamusabye. Fabiola muramuzi ndetse na Rugema bashobora kutayamuha, bashobora kuba bamubwira ati ayo twakugurije aba ari utwara. Rero uri kumva ko uyu mwana agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane, kuba agiye kuba yakora icyaha atabigambiriye, ahubwo ari ukugira ngo arokore mama we kugira ngo batabasha kuba bamwishyuza amafaranga kandi nta hantu yayakura. Rero uri kumva ko nta yandi mahitamo afite. Rero abantu bifuza ko uyu musore Fabiola ndetse na Rugema bagiye kuba bakoresha, abantu bizera ko Imana ikora ibitangaza, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwavuga ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kubonamo iyi filimi, kubera ko imigambi ya Rugema itazabasha kuba yacamo kubera ko Imana ihari. Iribagiza ntabwo byakemera ko anywa uburozi, ahubwo agomba kuba yakira. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza agiye kubasha kuba yakanguka muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Nimba nawe wishimiye ko Iribagiza arakanguka, jyaho hasi muri comment uvuga ngo dushaka Iribagiza ko akanguka, kubera ko ari ibintu byiza cyane. Noneho kuba Iribagiza namara